kandi namwe murabizi hari ukuntu abakobwa bambara bitewe n'impamvu runaka ukahita umenya icyiciro abarizwamo. Hari ukuntu umukobwa yambara ukamenya akazi akora, hari ukuntu umukobwa yambara ukamenya aho akorera, hari ukuntu umukobwa yambara ukamenya uwo ari we, hari ukuntu umukobwa yambara ukamenya imico ye, ukamenya indangagaciro ziwe, hari ukuntu umukobwa yambara ukahita umumenya we uko ari bitewe n'ukuntu yambara. Ikindi hari ukuntu twambara Mana data wa twese turagushimye kandi turakunezerewe. Tugushimiye kubwaha waduhaye ho kugira ngo dutambutse ibyafasha abanyarwanda. Tugushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye wo kugira ngo dutange ibiturimo kandi byafasha societe nyarwanda. Ubishimirwe. Nkweretse abantu bose bagiye gukurikirana iki kiganiro, mugisha wawe babeho. Uwiteka, hari abantu barushye, hari abantu baremerewe, hari abantu bafite ibibazo, ariko ndagusabye kuko uri Imana ishobora byose ubisubize kuko uri Imana. Uyu mwanya tugiye kugera muri iki kiganiro, tugiye kugitangira, ubane natwe, mwuka wawe wera dufashe, ntabari twe ahubwo ukorere muri twe, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Ndabashuhuje nshuti bakunzi ba Arine 250, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye. Nukuri ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, mwebwe mudasiba kudukurikirana, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndabasuhuje cyane abari hanze y'igihugu, abari muri Afrika ndetse n'ibihugu bya kure mwabasha kudukurikirana. Ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe, buri muntu wese uri kunyumva, Imana y'amahoro imugirire neza. Uyu munsi rero, uyu munsi ni umunsi tugiye kuganira ku bintu byiza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'imyambarire. Imyambarire ni ibintu bitavugwaho rumwe, ariko turagira ngo turebe imyambarire cyane ku mwana w'umukobwa. Cyane ku mwana w'umukobwa. Impamvu mvuga umwana w'umukobwa rwose mujye munyumva neza, mwabakobwa beza mwe ntago ari ukubiha, mwabakobwa beza mwe ntago ari uko mutambara neza, rwose munyumve mwambara neza, ariko nanone ndagira ngo tuganira ese ni yihe myambaro ubundi ikwiriye umwana w'umukobwa. Ese uretse n'ibyo, ni gute umwana w'umukobwa yambara ukavuga ati wow, uyu mukobwa yambaye neza pe. Nawe urabizi hari igihe umukobwa ajya gucaho ukavuga ati kabisa uyu mukobwa yambaye neza. Hari n'igihe umukobwa gucaho wamureba ukaba wanabwira mugenzi wawe tese uyu muntu yibagiwe kwambara, ese bimufatiye mu nzira ahita sohoka, yarari mu nzira ahita sohoka atambaye. Mu bintu bijyanye n'imyambarire abantu tubibona bitandukanye, ariko twagira ngo tugaruke ku bana b'abakobwa tubasabe kugira ngo mwambare neza, kandi cyane yuko umunyarwanda yavuze ngo uwambaye neza agaragara neza. Uko wambaye bijyana n'agaciro tuguha. Ibyo bintu byo rwose ni itegeko. Uko wambaye bijyana n'agaciro tuguha. Reka mbabwire, nk'ubu hari ukuntu umuntu yambara, kandi namwe murabizi hari ukuntu abakobwa bambara bitewe n'impamvu runaka ukahita umenya icyiciro abarizwamo. Hari ukuntu umukobwa yambara ukamenya akazi akora, hari ukuntu umukobwa yambara ukamenya aho akorera, hari ukuntu umukobwa yambara ukamenya uwo ari we, hari ukuntu umukobwa yambara ukamenya imico ye, ukamenya indangagaciro ziwe, hari ukuntu umukobwa yambara ukahita umumenya we uko ari bitewe n'ukuntu yambara. Ikindi hari ukuntu twambara tutazi ibyo twambaye, niko nabivuga, kuko nk'urugero hari imyambaro y'abantu runaka tujya tubona tukayigana natwe tukayambara, abantu bakagira ngo natwe turabo ngabo kandi tutaribo, ariko kuko twigize bonyine umuntu akagufata uko utari. Rero ni byiza ko umuntu agufata nk'ukuri. Muri iyo myambaro rwose
bakobwa beza bari b'igihugu, reka twige kwambara neza. Iga kwambara neza nk'umukobwa ufite indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Cyane muri iyi minsi hari ibintu byugarije abana b'abakobwa byo kwambara ubusa, nta mpamvu yo gubica ku ruhande, nta mpamvu yo kubica hirya. Okay, uri mwiza pe, ariko kuba uri na mwiza ntibivuze ngo wambare ubusa. Kuba uri mwiza ntibivuze ngo ufate ibibero byawe ubishyire hanze. Kuba uri mwiza ntibivuze ngo ufate amabere yawe hafi no kwerekana imoko ngo ushyire ku musozi, ushyire hanze hariya, uyakeneye n'utayakeneye wese ayarebe. Kuba uri mwiza ntago bivuze ngo wigire nkaho uri ubundi hari igihe umuntu aba ari mwiza ariko bitewe n'ukuntu wambara ugasanga bwa bwiza bwawe ahubwo butesheje agaciro. Iyo uri mu mwana w'umukobwa mwiza pe, mwiza rwose, ariko ugasanga wambaye ubusa hafi ya ntabwo, buryo ukubonye wese bwa bwiza ntabakibubona, bwa bwiza ntabakibubona. Ariko by the way, nimba uri umwana w'umukobwa ukumva ugomba kugira ngo abasore bagukunde, abagabo bagukunde, nuko ugomba kwiyambika ubusa, menya ngo nubundi abazagukunda, abasore bazagukunda, abagabo bazagukunda, niba abagabo nubundi nabo bakeneye abantu bambaye ubusa, niba abasore nubundi bakeneye abantu bambaye ubusa. Hari umuntu umwe yegeze kuvuga ati buriya abasore mujya mutwitiranya, niwe wivugaga ati buriya muzi ngo hari umusore wafata babakobwa birirwa bambaye ubusa, birirwa bifotoreza ahantu runaka, ngo ukamufata ukamujyana iwanyu ngo bashyiriye umugore. Ngo reka ati dukeneye utwana twarezwe, utwana twambara neza, abana bafite umuco, abana bafite indangagaciro na kirazira. Rero nimba uri umwana w'umukobwa ukaba wiyambika uko nguko, ukaba wambara nabi, wambara hafi yo kwambara ubusa, wambara ukurebye akavuga ngo wibagiwe kwambara, ndagusabye rwose iyo myambaro hari abahungu bayibona nibyo, ariko burya hari n'abatayibona. Hari umuhungu utakuvugisha bitewe n'ukuntu wambaye, hari umuhungu utagusohokana bitewe n'imyambarire yawe, hari umuhungu utatekereza kukugira umugore bitewe n'ukuntu akuzi, n'uburyo uhora wambaye, n'uburyo wigize. Hari umuhungu ariko umuhungu ukeneye kuryoshya, kukuryaho umunyenga, ndozi ko ari umunyenga akakwishimishaho bikarangira, wowe uzamubona rwose. Ubu uzaba ufite gahunda yo kugira ngo muryoshye, nibirangira birangiriraho, uzamubona pe. Ariko umuhungu muzima, iyo tuvuze umuhungu muzima, iyo tuvuze umusore muzima, iyo tuvuze umugabo muzima, nawe ubu mwumva nta musore muzima wagukundira ko wambaye ubusa. Waheheze wagukundira ko wafashe amabere yose ukayashyira hanze? Nta musore wabigukundira. Nta musore wagukundira ko wafashe ikimero cyose ugashya. Ni publicity urimo se niki? Nta wabigukundira. Rero nimba wabikoraga ndagusabye uhindure rwose. Ibyo bintu ntago bikigezweho. Ibintu bigezweho muri iki gihe ni ukwambara neza. Ibintu bigezweho muri iki gihe ni ukuba umukobwa wiha agaciro. Ibintu bigezweho muri iki gihe ni ukuba umukobwa buri wese areba akavuga uriya muntu ni umunyarwandakazi. Niyo utavuga kuko ubona ugenda byonyine bikaguha indangagaciro zo kuba uri umunyarwandakazi, uko tukubona. Ubundi hari igihe umuhungu akureba cyangwa umugabo akureba cyangwa umusore akureba akavuga wow, niyo waba uri umukobwa akavuga atari kubundi abasore barebaye bitewe n'ukuntu akubona. Ariko hari ukuntu uba wambara ku buryo n'umuntu muganira wavuga ati runaka atego mana yera aturiya nabamujyana he, namumaze iki, bitewe n'uburyo wambara. Iga kwambara neza sheri, iga kwambara neza. Kwambara neza si ukwambara ubusa. Kwambara neza ntago ari ugufata inda yawe ngo uyishyire ku musozi. Kwambara neza si ugufata amabere yawe ngo uyereke abahisi n'abagenzi. Kwambara neza si ugufata uwo mubiri wawe Imana yaguhaye ngo uwereke n'abatari ngombwa kuwereka. Si ubundi wowe kwambara neza niki? Kwambara neza wumva yuko oya, ese ubundi kuki imyambaro iba? Kuki umuntu yambara? Ntago ari wowe wiyambarira.
ubu se kuki ujya muri dushe utambaye? Uzi impamvu ujya muri dushe utambaye? Nta muntu uba ukureba, aba ari wowe wenyine. Impamvu uri mu cyumba cyawe ukambara ubusa nuko uba uri wenyine. Uri kumva? Igisobanuro cyo kwambara ntago ari wowe wiyambarira, umuntu yambarira abandi. Umuntu yambarira abandi, wambara kugira ngo abakureba batareba yuko wambaye ubusa. Rero igakwambara kuko si wowe wiyambariye, wambariye twe tukureba. Ayo mabere yawe ntawe uyakeneye. N'aba bagabo n'aba basore ntawe ukeneye amabere yawe, ahubwo icyiza cyakugirira umumaro. Ambara wikwize, wambare neza, kandi nubikora n'ukuri ubwo bwiza nibwo buzagaragara kurushaho. Icyo cyubahiro cyawe nibwo kizagaragara kurushaho, nibwo buri wese azabona uri uw'umumaro kandi uri uw'agaciro. Simbabwiye nabi rero, murabizi ko mbakunda ndetse cyane. Nongera gusaba wowe utarakora subscribe n'ukuri yikore, kugira ngo n'ubutaha uzabashe kumva ibiganiro tuzaba twakugeneye. Reka dushime Imana rero. Imana idufashe kwambara neza, Imana idufashe kwambara neza cyane ko yabidusabye kugira ngo turusheho kugaragara neza. Mana data wa twese turagushimye, tugushimye kuri mwiza ku buzima bwacu, tugushimiye ko waturemye ukaturema turi abakobwa. Turagusabye rero mwami, nkuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, udushoboze kwambika imibiri yacu mu buryo bukwiriye kandi buguhesheje agaciro, ndetse bugahesha agaciro n'imiryango yacu natwe ubwacu. Tugirire neza, twe ubwacu ntitwabyishoboza, ariko wowe dushoboze kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze mwami w'amahoro, ushimwe kubiduhera ubuntu, kandi byose mbisabye nshima mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.